Yes, amahoro y'Imana kuri mwese n'ibihe byiza muri rusange. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane mu bice bigiye bitandukanye muherereyemo, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda. Hose nizere ko mumeze neza cyane. By'umwihariko abantu mwamaze gukanda subscribe, mwumve ko muri abantu b'agaciro, nawe utarayikanda ikintu cyo genguye kandi kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Ndagira ngo tuganire ku ruzinduko rwa Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ugiye kugira uruzinduko rukomeye cyane i Kigali mu Rwanda. Ni uruzinduko nabonye rwavugishije benshi, by'umwihariko abakongomani nabonye bagarutse kuri byinshi bigiye bitandukanye. Abarundi nabo bagira icyo bavuga kuri uru ruzinduko. N'uruzinduko yamaze gutangaza ko rwose ngo mu minsi mikiri imbere agiye kugirira i Kigali mu Rwanda, ndetse anateguza ko ngo hagomba gufatirwamo imyanzuro n'ingamba zikomeye cyane mu biganiro agomba kugirana na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ibi byose ndaje tubyinjiremo, tubisasanure, tubisobanure, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Ariko mbere na mbere ndasaba umuntu utarakanda subscribe rwose kanda subscribe kugira ngo buri nkuru yose, buri kiganiro cyose gisohotse kikugereho ku gihe, ibintu bimeze neza cyane rwose. Ubwo tunyuze mu bitangazamakuru bikomeye cyane byanditse kuri iyi nkuru, harimo nk'igitangazamakuru cyitwa Uganda Net cyanditse kuri iyi nkuru, bandika ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba agiye kugira uruzinduko rukomeye cyane i Kigali mu Rwanda. N'uruzinduko rwavugishije benshi, by'umwihariko leta ya Kongo yamaze kugaragaza ko uru ruzinduko uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba agiye kugirira i Kigali mu Rwanda ari uruzinduko rurimo byinshi, ndetse namwe mu mabanga agiye atandukanye. Hari bamwe mu bakongomani twaganiraga mu kanya gato bambwira bati uruzinduko rwa Muhoozi Kainerugaba ni uruzinduko rwateje intugunda ndetse n'impagarara mu gihugu cyabo, ubwo ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko bakeka ko hari amwe mu mabanga akomeye cyane uyu Muhoozi Kainerugaba yaganiriye na mugenzi we Felix Tshisekedi u Rwanda rushobora kuba rugiye kumenya, kuko uyu mugabo yagerageje kuganira n'abakuru b'ibihugu byombi, yaba Perezida Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi, bose agerageza kumva uruhande. Ariko amakuru ahari nuko leta ya Kongo hari bimwe mu mipangu yapanganye n'uyu Muhoozi Kainerugaba, ndetse binavugwa ko leta ya Uganda idashyigikiye bimwe mu bitekerezo bya Tshisekedi, bikaba byateje ubwoba ko uyu Muhoozi Kainerugaba agiye gushyira amabanga yose hanze. Niyo ntandaro yo kubona uru ruzinduko rwose abantu benshi batangiye kurwibazaho, ndetse barufata nk'uruzinduko rudasanzwe, cyangwa se batabona mu mboni z'uruzinduko rusanzwe nk'uko yabikoze no mu bihe biri imbere, ahubwo babona ko ari uruzinduko rufite aho ruhuriye n'ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ndetse n'uyu Muhoozi Kainerugaba wigeze gutangaza ko icyo ari cyo cyose cyagerageza guhungabanya u Rwanda cyaba kinyuze mu magambo, anavuga ko uzamubitsa ibanga uwo ari we wese ririmo kuba yagira nabi u Rwanda, uzagerageza kugirira nabi u Rwanda anyuze kuri Uganda, rwose ibyo byose uwo bita Muhoozi Kainerugaba ngo yiteguye guhangana nabyo. Murabizi ko ni umugabo akenshi rwose wagiye urangwaho no gutangaza amagambo akomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko agaragaza uburyo ingabo z'u Rwanda ndetse n'ingabo za Uganda arizo ngabo zikomeye cyane hano mu karere, ndetse abantu benshi babivugaho ndetse banabitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ariko we ku giti cye rwose mu minsi ishize nibwo yatangaje ko ingabo z'u Rwanda ndetse n'ingabo za Uganda arizo ngabo zikomeye muri aka karere, zifite buri kimwe cyose, ibikoresho ndetse n'amasomo yo ku rwego ruhambaye. Ibyo byose ni ibyatangajwe n'uyu muhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Muhoozi Kainerugaba, akaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, ndetse mu minsi ishize rwose byavugaga ko agiye guhindurirwa inshingano. Ibyo byose ni ibintu bigaragara, ariko ndagira ngo abanyarwanda muri rusange mukurikiye ikiganiro cyacu, ndagira ngo rwose mwigaragaze, mwerekane ko mwishimiye cyangwa se munejejwe n'uruzinduko rw'uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda mu Rwanda. Ndetse ni uruzinduko nabonye rwose rwakomeje kuba rwagenda rugarukwaho cyane, ndetse runavugwaho byinshi no mu gihugu cy'u Burundi. Ariko hari kimwe mu bintu rwose ubona ko bishimishije muri uyu mwaka wa 2026 u Rwanda rwahuye nabyo, ibintu byo kwakira abashyitsi, kwakira inama zikomeye, kwakira ibikorwa bikomeye cyane ku isi ndetse no kuri uyu mugabane wa Afurika. Rwose ubona ko u Rwanda uyu mwaka wa 2026 ndetse na 2025 bivugwa ko ari bwo u Rwanda rwakiriye inama zikomeye, rwakiriye amarushanwa akomeye mu magare. UCI murabizi, isiganwa ry'amagare ryabereye mu Rwanda, yakira ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ubona ko rwose mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, iyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ireba ibi byose, ikabona uburyo u Rwanda ruri kwitabwaho, ukabona
inama zikomeye cyane kuri uyu mugabane wa Afurika. Nk'ubu ngubu hari inama iri kubera i Kigali mu Rwanda iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni nyuma y'uko mu minsi 3 ishize nabwo i Kigali mu Rwanda hasojwe inama nayo yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bigiye bitandukanye, harimo perezida wa Togo, perezida wa Burkina Faso, minisitiri w'intebe wa Cote d'Ivoire n'abandi bagiye batandukanye bagiye bitabiriye inama. Iyi nama yindi iri kubera i Kigali mu Rwanda nayo yitabiriwe na bamwe mu bayobozi bakomeye cyane, harimo nyakubahwa Madamu Samia Suluhu Hassan, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Tanzania. Ibyo byose ni ibintu bigaragara. Ibyo byose ibi bihugu mubona bitangaza amagambo menshi ku Rwanda n'aba batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, iyo babona u Rwanda rwakiriza inama umunsi ku munsi, ukabona ko u Rwanda rugiye kwakira inama runaka ikomeye muri ubu buryo, rwose ni bimwe mu bintu bitagaragara neza, ariko ni ibintu byo kwishimira. Abanyarwanda rwose mujye mwishimira ko mufite igihugu cyiza, igihugu gifite imiyoborere, kizi gutegura buri kimwe cyose. U Rwanda buriya ari n'ibishoboka muri Afurika, bavuze bati muri East Africa, muri Afurika y'Iburasirazuba, bakavuga bati tugiye kwakira igikombe cy'isi, ibihugu mwitangemo abakandida turebe uburyo bimeze mu mupira w'amaguru. Rwose nkeka ko u Rwanda rwaba ruri mu bihugu bya mbere ndetse binahabwa n'amahirwe yo kuba rwakakira irushanwa, kuko u Rwanda kimwe mu bintu ruzwiho cyangwa se n'abanyarwanda mukwiriye kuba mwamenya, u Rwanda ni igihugu kidiringa, kikinjira, kigacengera, kikagera imbere aho bibera, kigapanga ibintu, kigashyira ibintu ku murongo. U Rwanda ruri mu bintu byinshi rufata imyanzuro, ndetse wenda bamwe muba mukeneye ingero, kuko hari abantu bumvishwa n'ingero bavuga bati reka reka ni ibikabyo, ni ibintu biri aho ngaho. Murabizi ko muri uyu mwaka wa 2026 biri guteganywa ko u Rwanda rugomba kwakira igikombe irushanwa ry'isi mu gusiganwa ku modoka, cyangwa se isiganwa ry'amamodoka. Rwose mu Rwanda rigomba kuba riyobowe n'ibihugu bigiye bitandukanye birimo Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Colombia n'ahandi hagiye hatandukanye. Rigomba kubera i Kigali. U Rwanda rwamaze kubaka ibikorwa remezo birimo imihanda, amahoteli, kugira ngo bakire irushanwa. Ni ibintu bitumvikana kuri ibi bihugu bisanzwe. Izo za Maroc ntiziraryakira, izo za Afurika y'Epfo mwumva. Ni irushanwa riba rigiye kuba ku nshuro ya mbere ku mugabane wa Afurika, rikabera mu Rwanda. Icyo nicyo bita ubudasa bw'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo byose ni ibintu bigaragara, ni ibimenyetso wenda buri muntu yaza akakubwira. Rwose niyemeje kujya mbaha ibiganiro, ariko nkabaha n'ingero zifatika mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo rero dukomeje kuri uruzinduko rwa Muhoozi Kayini Rugaba, ni uruzinduko rugiye kuza nyuma y'uko umubyeyi w'umubyara akaba na perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ndetse aherutse kuba yarahira kongera kuyobora iki gihugu cya Uganda, ndetse binavugwa ko nyine nk'uko nabigarutseho agiye guhindura inshingano uyu muhungu we ari we Muhoozi Kayini Rugaba. Ibyo byose ni ibintu bigaragara, ndetse ikintu bita politiki uburyo ikinwa rwose hari abatayizi. By'umwihariko hari umuntu wampaye igitekerezo mu kiganiro cya mu gitondo, rwose nakunze cyane, arambwira ati intambara ya Kongo impamvu mubona imaze imyaka ni politiki mbi, ndetse ni politiki itari mu bwenge ya Tshisekedi. Ibyo byose ni ibintu bigaragara, nyine hari icyo bita politiki n'ubwenge. Politiki n'ubwenge, ese ndubaka ibintu byanjye gute, ndubaka inzego z'igihugu gute, ese abaturage ndabatwara gute, abaturage ndabagenera iki, ese bo ndabasaba iki, kugira ngo ibintu byuzuzanye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi byose ni bimwe mu bintu u Rwanda rwuzuza neza, ndetse n'uyu mugabo Muhoozi Kayini Rugaba yagiye ashimira u Rwanda uburyo rwiyubatse, ndetse muribuka ko no mu myaka yashize ubwo hari agatotsi hagati y'u Rwanda na Uganda, rwose ni umwe mu bateye intambwe ikomeye cyane, ndetse anagaragaza amwe mu makosa ya Uganda, ndetse anategeka guhagarika ibyari biri gukorerwa abanyarwanda mu gihugu cya Uganda, tutagiye kugarukaho ahangaha. Rwose ibyo byose ni ibintu bigaragara, ariko ndagira ngo mbanze mpe gasopo abantu muza muri commentaire mugatukana babandi twita ibifobagane cyangwa se ibigarasha biri aho ngaho, nyine ubona ko bidafite andi magambo meza mu mutwe, mu bitekerezo, ahubwo icyo bashyize imbere ari ugutukana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Watuka igihugu, watuka ubuyobozi, watuka twe dukora ibiganiro tubaha amakuru, rwose aho ngaho uri kugaragaza ko utarezwe cyangwa uri gutesha agaciro ababyeyi bawe, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byose ni ibintu bigaragara, ariko ndagira ngo rwose tugende tubinyuramo. Rwose abanyarwanda mwishimire uburyo u Rwanda ruyobowe. Ibyo ni bimwe, nubwo abantu badakunda ibi biganiro, hano bavuga bati ibiganiro biri aho ngaho bitarimo amakuru menshi, ariko ndagira mbabwire ngo amakuru arimo
ariko tukongeraho n'ikintu cyo gukunda igihugu ndetse n'ubwenge. Ibyo byose ni ibintu bisa nkaho biri kubura muri bamwe mu banyarwanda, by'umwihariko muri abo bagaragaza iyo myitwarire idahwitse idakwiriye umunyarwanda ufite indangagaciro. Ariko ndagira ngo rwose ku bwanjye nishimiye uruzinduko rwa Muhoozi Kainerugaba. Ni igitego ndetse ni n'umutego kuri leta ya Kinshasa, nyuma yo kwizera ko Uganda ishobora kuba iri kumva kimwe cyangwa se iri gutera intambwe igana mu byifuzo bya Tshisekedi. Ariko ahangaha Muhoozi Kainerugaba aba yerekanye ko leta ya Uganda ibyo yumvikanyeho na leta ya Kongo ibyo ngibyo nta shingiro bifite ndetse nta n'agaciro bifite. Ibyo byose ni ukugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira. Ariko ndagira ngo muze kutubwira muri komenti cyangwa se mu bitekerezo byanyu, uyu Muhoozi Kainerugaba ni umwe mu bantu bamaze igihe rwose mu ngabo za Uganda, kuko bivuga ko amazemo imyaka irenga 34 rwose. Nshingiye ku muntu twaganiraga mu gitondo ambwira ati rwose uyu mugabo ni umwe mu bagabo bakomeye cyane bafite ipeti rikomeye ndetse ipeti rya general, akaba n'umugabo mukuru w'ingabo nyine birumvikana. Ndetse byanavugwaga ko uyu mugabo rwose ashobora kuba agiye kuba yahuza ingabo z'u Rwanda ndetse n'ingabo za Uganda. Murabizi mana yanjye aba ibizi commentaire iri kubona ziri kwisukiranya hano, abanyarwanda ko mbona muri iyi minsi barakaye. Ariko kimwe mu bintu bigaragara, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ndetse wagiye unaganira kenshi n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ndetse murabizi ko hari imikino ya gisirikare yambukiranya imipaka igiba. Murabizi ko ingabo z'u Rwanda RDF zijya zikina n'ingabo za Uganda UPDF, ndetse ari imikino muri football. Ni ibihugu bisabana mu mutekano, mu bukungu n'ibindi bigiye bitandukanye ndetse byagiye binagaragara.